Hello muraho. Nitwa Muyango Vedaste, nkaba ndi umukozi wa company yitwa Akagera Stylish. Akagera Stylish ni company iri mu Burasirazuba mu karere ka Nyagatare, tukaba dukorera mu murenge wa Karangazi. Akagera Stylish ni company registered muri RDB, ni company imaze kuzamuka, ariko kuzamuka byose tubikesha abakiriya tumaze kubona, kuko murabizi namwe ari ureba iyi video ari umukiriye wacu, imbaraga zose tuzikura ku bakiriye. Tutabonye abakiriye nta kintu tubona. Ariko iyi company Akagera Stylish kaba ari y'umugabo witwa Kidende Philip. Njyewe yaje anyangaja company mbona igenda, ariko aho bigeze ubu ngubu bakiriye bacu namwe bantu mutari mwatugana, ni twebwe bantu turimo dukora ibintu byiza dutanga ku biciro byari byo byose. Akagera Stylish bitewe nuko uje, waba ufite 3,000, waba ufite 5, 8 se 10 kugera ku 100, dukora keki ya anniversary, dukora keki ya graduation, dukora keki ya wedding, turadekora, turadesigninga, dushushanya mu mazu, tukadesigninga, dufite abashushanyi, dufite abantu badekora mu makwe, dufite gukora buffet, twe turateka. Iyo duhereje commande y'ibiryo ushaka turabitunganya cyane. Twebwe mu Kagera Stylish tugira amahugurwa, twigisha abana, tukabigisha guteka cake, tukabigisha kudekora, tukabigisha gushushanya, tukabigisha ibintu byari byose byabateza imbere, tukabahereza na certificate iri original, yemewe, iri accepted, kubera ko twebwe turaregistarinze company yacu. Ibyo byose turabikora, kandi nanone tubikora ku mafaranga make. Umunyeshuri ukwaje niko tumwigisha. Ashobora kuza ashaka kugira ngo yige guteka no kudesigninga cake, ubwo icyo gihe igiciro kiramanuka. Hari igihe aza ashaka kugira ngo amenye ibintu byose. Niba ashaka kugira ngo amenye guteka cake, amenye kuyidesigninga ku buryo yatunganya cake akayitanga ari nzima, icyo gihe igiciro kizamuka bitewe n'ikintu ashaka kugira ngo yige. Ariko ntabwo umuntu yaza azi guteka cake ashaka kwiga kudesigninga ngo yishyure school fees zingana n'izo umuntu waje kwiga guteka no kudesigninga, waje kwiga art yariyo yose, yaje kwiga gushushanya se. Twebwe twigisha no gushushanya. Ibyo byose rero mu Kagera Stylish tubibagezaho. Kandi nanone subiye inyuma, iyo dukoze keki turayidelivaringa. Niba ukoresheje keki, tujya tubona cakes, murabizi hari bakery imaze gutera imbere mu mujyi wa Kigali yitwa Peter's Baker. Peter's Baker hari abakiriye bayo bajya bagira batya, tukabona batubonye. Dufite Instagram, dufite YouTube channel, dufite Facebook, WhatsApp numbers zirahari. Hari abakiriye tugira gutya bakaduha commande iturutse i Kigali. Mu by'ukuri keke turayitunganya, tukayidelivaringa, keke ikava inaha Nyagatare mu murenge wa Karangazi, ikazamuka ikagera i Kigali. Ibyo byose tubikorana umutima ushaka, kandi twita ku mukiriye. Muri video yacu muraza kubonamo ijambo ryiza tuvuga tuti you are the best. Who is the best? The best is customer. We are not best, we as producers, but you are the best, you as customer. Ibyo byose bakiriye bacu nimwe tubikesha. Akagera Stylish nabereka no ku muzankano yacu hariho ibimenyetso. Iyo ngiyo yari uniform yacu, na nimero za WhatsApp twazibahereza. Akagera Stylish none aha twebwe turabakangurira banyarwandakazi murimo kundora, banyarwandakazi mukunda guteza imbere urubyiruko. Iyi company ni y'umuhungu muto cyane, ntago ari umuhungu mukuru. Ni bya bindi twihangiye umurimo. Mu by'ukuri ngendo umukozi w'umugabo witwa Kidende Philip, ari we uwo muhungu nyiri company, ariko yarangije amashuri abona akazi biranga, yishingira uno mushinga, ariko mu by'ukuri atabafite ntago yakora. Uko niko kuri. Ariko turongera kubibutsa, muduhereze commande yo kudekora
ibidara tents aho mugiye gukorera amakwe. Tuzaza harimo na keke nziza cyane, muzazibona muri iyi video, zizagaragaramo keke zacu, keke nziza cyane zidekoye neza. Nababwiye na Peters Bakers, hari Peters Baker, hari abakiriye bayo bajya bava i Kigali. Ndibuka ubundi njyewe ndi customer care w'iyi company, ndibuka rimwe narisivinze call y'umuzungu yampamagari Nyarutarama, arampamagara, hello who is this? Ndamubwira ni company na Akagera, where are you? Ndamubwira ni Nyagatare, araturika araseka, arambwira Nyagatare sinanahazi, reka maze noneho nkorera agakeke. Mu by'ukuri uwo muzungu namukoreye keke, muzungu kaza arayitwara, aratwishimira, ariko yari aturutse i Kigali kandi yari ayobye, ahamagaye azi ngo ni Peters, ariko mu by'ukuri yasanze ari Akagera Stylish. Rero ubwo nabibutsaga muduhereze command, anniversary, graduations, any kind of cakes, bride shower, twe dufite no kugira gutya tukadekora sale. Niba mubona mudafite ahantu muri bukorera ibirori, tukadekora sale, mwewe mukaduhereza command, mukaza tuberekana sale iteguye, tukabahereza bill, mukishyura, ariko mukaza mutunganye, mukaza mwe mwenyine, mbega ni imodoka yanyu se cyangwa n'ikindi kintu cyose mwaziramo, mukaza mupfa kuba mufite amafaranga kandi ni kuri make cyane. Twebwe turahenda ntabwo duhenda. Rero soza mbashimira, ariko sinakwibagirwa, ntabwo dukora keke gusa. Mu Kagera Stylish dukora confitire, dukora ubuki tukabutunganya kandi tuba tubugurisha make, dukora cookies, dufite urusenda hano, urusenda rwacu uwaruriye ibiryo byose arabirya. Ku bantu barwaye inzoka gatishimira ibiryo, murabizi hari uburwayi umuntu agira akabura apeti, ariko urusenda rwacu bitewe no kuntu ruba rumeze, iyo rushyize mu biryo urarubasha. Murakoze rero. Akagera Stylish dukorera mu murenge wa Karangazi, mu karere ka Nyagatare. Ugeze muri gare ya Karangazi ni haruguru y'umuhanda umanuka Nyagatare. Uva Nyagatare uzamuka i Kigali, ugeze muri gare Karangazi nabwo ni haruguru y'umuhanda mu kuboko kw'ibumoso, ariko iyo umanuka uva i Kigali ni mu kuboko kw'iburyo ruguru y'umuhanda. Ugeze muri gare Karangazi, twebwe nimero uri bubonaho hasi wayihamagara, tukakugeraho, tukakugeza mu ruganda rwacu aho dukorera ibikorwa byacu byose. Kandi ikintu wibuka, twebwe tuhenda abakiriya, ntitubahenda. Kandi umuntu uri bubone iyi video, umuntu uyireba, ibuka gukora subscribe, kora share na like. We appreciate. Thank you. Morning once again. I'm called Manishimwe Viateur. I was a student here. I wish to tell you that Akagera Stylish can prove your skills and can help you to continue to improve in your studies, so that you can be a person who is skilled. I have been here since January, studying about bakery. I'm sure that I can do something related to bakery, and I am welcoming everyone who want to study these activities, that you are welcome in Akagera Stylish. Our limited supports all people regarding their money. They welcome all people according to how they have money. In this limited, the manager is called Tidende Philip, and he supports us in all things related to studies. I ensure that we are young entrepreneurs and we can work together so that we can promote Rwanda as a country for global support. Everyone who wants to study are welcomed in this limited. We work together and
we want to win for better things. Usually our objective is to supply things that are of good quality so that the customers can be appreciated of those goods that we supply to them. You are welcome in this limited, and you will know more about this limited if you come here in Karangazi sector in Nyagatare district. Thanks for your great attention.